Haleluya. Ndakwinginze mana yanjye utegeke nyikiriza ntuza we mana. Happy birthday to you, Pastor. Ndamushimiye ko ari intwari. Haleluya. Ndamushimira ko n'uyu munsi agihagaze. Hari byinshi ndanezerewe. Reka dukomere Imana yacu amashyi mu izina rya Yesu. Ndagukunda sheri. Amashyi ntuzawe cyangwa uba wisoke. Sinzi Imana nawe bibikunezeza. Haba n'umukobwa cyangwa se umusore yaraheze iwabo n'ukuri yaragumiwe kandi ukabona nta n'ubukwe bateganya ukibaza iherezo ry'ibyo bintu. Yewe ndashima Imana yuko Imana yakumpaye muri uyu murimo. Tujya gushakana Imana yarambwiye ngo ngiye kuguha umuterankunga. Yes, irambwira ngo ntago ari umugabo wawe gusa ahubwo ni n'umuterankunga wawe. Rero ndabibonye. Jewe hari igihe mba nzarira mu rugo nkaza nkasanga yaje hano. Pastor Bishop Desange ne wambwiye ati ariko ufite umugisha tikubona umugabo wagutanga ku rusengero ugasanga hari ibyo yakoze. Yes, ashimwe cyane. Rero jewe biranshimishije cyane, ndashima Imana yuko ari umushumba mwiza. Twajya ngo dushimire umunyamakuru Mr. Joe. Haleluya. Urabizi imyaka tumaranye dukorana umurimo w'Imana. Urabizi ukuntu wadushyigikiye kuyoboka Mana TV. Amina. Nukuri Mr. John umukozi w'Imana. Ntago ari umunyamakuru. Ahubwo we ni umukozi w'Imana. Oh, haleluya. Amasha tuzamure Imana icyubahiro. Kristo naje kugushengerera wowe mwami utwara abami kangucurangire ndetse nakubyinire kuko nkunda bihebuje. Kristo naje kugushengerera wowe mwami utwara abami kangucurangire ndetse nakubyinire kuko nkunda bihebuje. Inshuti zanjye bakuzi b'umusaraba muze twishime turirimbire uwo mwami nta wundi mvuga n'intare yo kwa Dawidi
gishyitsi cyacu niwe ujya utuneshereza inshuti zanjye bakozi b'umusaraba muze twishime turirimbe uwo mwami nta wundi mvuga ni ntare yo kwa Dawidi gishyitsi cyacu niwe ujya utuneshereza Kristo ndaje kugushengerera wowe mwami utwara abami mucurangire ndetse nakubyinire kuko nkunda bihebuje Kristo ndaje kugushengerera wowe mwami utwara abami mucurangire ndetse nakubyinire kuko nkunda bihebuje Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Pastor. Happy birthday to you. Ugira umunsi mwiza, sabukuru nziza. Ugira umunsi mwiza, Pastor. Sabukuru nziza. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Wabikoze we turanezerewe. Ni Yesu wabikoze we. Ayiwe ibi bintu ni Yesu wabikoze we turanezerewe. Ibi bintu ni Yesu wabikoze turanezerewe. Ayiwe ibi bintu ni Yesu wabikoze we turanezerewe. Ibi bintu ni Yesu wabikoze turanezerewe. Turanezerewe. Ayiwe turanezerewe. Turanezerewe. Ayiwe turanezerewe. Ayiwe turanezerewe. Turanezerewe. Adobo. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yesu ndaguhimbaza ibyo wankoreye. Oh! yawe mana. Hallelujah. Ihora intangaza Yesu ndaguhimbaza. Yesu ndaguhimbaza ibyo wankoreye. Imirimo yawe mana. Hallelujah. Ihora intangaza Yesu Yesu we. Yesu ndaguhimbaza ibyo wankoreye. Imirimo yawe mana ihora intangaza. Wahaye ubuzima bwanjye agaciro, nari uwo gupfa urankunda umukingo. Imitwaro
ndadembya muri arampagije ndamushima 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 wahaye ubusasange agaciro naruwo gupfa urama ubugingo imitwaro yari indemereye warayinuye none ubundi ndadembya muri we arampagije ndamushima ndamushima arampagije Yesu ntacyo nzamuburana ahura anyitaho n'inshuti nziza idahemuka ahura anyitaho n'inshuti nziza idahemuka ntashobora kudutererana ntashobora kudukuraho amaboko ntashobora kuduhemukira niyo mpamvu tuzigumira niyo mpamvu tuzigumira muri Yesu tuzigumira muri Yesu tuzigumira muri Yesu tuzigumira muri Yesu tuzigumira muri Yesu. My God is good. 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 Everything is double, double. Everything is double, double. Promotion triple, triple. Everything is double, double. Everything is double, double. Our pastor triple, triple. Everything is double, double. My God is good. God is good. My God is good. My God is good. My name is Jesus. My God is good. My name is Jesus. My God is good. Everything is double, double. Promotion triple, triple. Double, double. Hallelujah. Hallelujah. Nubwo yavuze ngo namufasha amaboko ariko nawe yamfasha amaboko. Hallelujah. Ndamushimira cyane. Ndamushimiye imbere yanyu. Ndagira ngo ahaguruke aze hano. Ndamushimiye ko ari intwari. Hallelujah. Ndamushimira ko n'uyu munsi agihagaze. Hari byinshi byagatumye aba atakiriho cyangwa se atari hano ari mu bindi. Hallelujah. Ariko Imana iguha umugisha ko wahagaze ugakomera ukabaho mu buryo bwo mu mwuka. Abashumba benshi bagiye bagwa, abandi bacika intege, ariko we ntago yigeze acika intege nk'uko babivuze, ahora mu masengesho. Yesu ashimwe. Hallelujah. Ndamushimira ko ankunda, arankunda cyane. Imana iguha umugisha, nanjye ndagukunda. Hallelujah. Njyewe rero sinzi kuvuga,
buri iyo navuze ibi biba byakomeye cyane amagambo mvuze arakomeye arahambaye. Imana yacu habwe icyubahiro. Imana iguha umugisha, nanjye ndagukunda. Nishimiye uyu munsi, nishimiye abavandimwe turi kumwe, by'umwihariko ndashimira umubyeyi wacu Bishop Shyaka. Imana iguha umugisha cyane, ndagushimiye ko waje kufatanya natwe. Ndashimira Jean Claude Rwaburindi. Imana iguha umugisha, ndagukunda, urabizi. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ndashimira Iyobokamana TV. Mr. John, ndagukunda cyane. Yesu ashimwe cyane. Uriya mugabo ninjye twamenyanye mbere, tumenyanira muri Odeo Plus i Burundi. Twari dufiteyo konseri. Yesu ashimwe cyane. Turamenyana, turakundana, n'uyu munsi Mr. Joe aracyari kumwe nanjye. Imana iguha umugisha. Yesu ashimwe cyane. Ndashimira umuhanzi Ribera Kurora, biva muri uyu mwuga. Haleluya. Ni muri bamwe twatangiranye itorero, umwana w'itorero, yari umwana w'urusengero. Yesu ashimwe cyane. Ariko n'uyu munsi Ribera Kurora turacyari kumwe cyane rwose. Imana iguha umugisha kandi Imana ikomeze kukwagura mu izina rya Yesu. Imana ikomeze kwagura impano zawe. Isoko wavomyemo ikomeze yaguke mu izina rya Yesu. Ndashimira Mama Kelly. Imana iguha umugisha, ndagushimiye. Apostle yagiye abashimira, ariko nanjye ndabashimira ku giti cyanjye. Imana iguha umugisha, turagukunda, uradushyigikira, n'uyu munsi uracyari kumwe natwe. Yesu ashimwe cyane. Ndashimira Kwizera Jean Pierre. Imana iguha umugisha, ndagukunda, urabizi. Nawe ni umwana w'itorero. Yesu ashimwe cyane. Nubwo akorera umurimo ahandi, haleluya, ariko aracyatuzirikana kandi aradukunda mu izina rya Yesu. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ndakomeza gushimira, ndabashimira mwese muri rusange. Haleluya. Uwo ntari buvuga izina yumve ko nawe namushimiye. Haleluya. Ndashimira Edward. Imana iguha umugisha, ndagukunda cyane. Uri umugabo utajegajega kandi uri umugabo uhamye. Imana iguha umugisha. Imana yacu habwe icyubahiro. Ndashimira Denise. Denise, ndagushimiye. Uri intwari ikomeye cyane. Uriya mumama ni umumama w'intwari. Imana iguha umugisha, nawe turagukunda mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Ndashimira Mama Clinton. Ndagushimiye mu izina rya Yesu. Ndibuka nteguro twese muri famiye, ngira ngo iyo duteguye ibintu niwe twitabaza, niwe uba ndabyibuka nzengurukana nawe Nyamirambo dushaka imyenda. Imana iguha umugisha. Yesu ashimwe cyane. Nazengurukanye nawe ngira ngo ni umunsi wose tugenda dushaka ibintu, mubwira haleluya, mubwira ibintu nshaka,
Haleluya. Akangeza ahantu biri. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ndagukunda cyane. Amen. Yesu ashimwe cyane. Imana iguha umugisha. Haleluya. Ndashimira abana bacu ko bankunda cyane, uhereye ku mfura ukagera kuri bucura. Imana ibaha umugisha. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Ndashimira Fiona. Imana iguha umugisha, turagukunda. Gukunda umurimo w'Imana ukava kure ukitanga. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikomeze kukwagura kandi kugirire neza. Yesu ashimwe cyane. Mwese ndabashimiye mu izina, ndabashimiye mu izina rya nde. Imana ibaha umugisha, turabakunda kandi turabishimiye. Nejejwe no kuba uyu munsi mvukanye n'itorero. Haleluya. Mvukanye n'itorero rishya. Imana ibaha umugisha. Turashimira abavandimwe bacu baje muri ibi birori, mwifuje mwakunze kwifatanya natwe. Haleluya. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Turabishimiye cyane. Imana ibaha umugisha, turabakunda. Mwakoze kuza kubana natwe. Nta kindi navuga, ibyo navuga ni byinshi cyane. Ndashimira. Haleluya. Ndashimira. Reka sabe bienvenue. Haleluya. Ahaguruke. Yesu ashimwe cyane. Bienvenue, ndagushimira cyane. Uriya mugabo ni intwari. Nkuko nababwiye, nshimira Mr. Joe, nawe ndamushimira mu izina rya Yesu. Imana iguha umugisha kubwo kubana nanjye. Uriya ni umugabo tubanye cyane, dukoranye ibintu byinshi. Haleluya. Imana imuha umugisha kandi Imana ikomeze kugukomeza mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndishimye, ndanezerewe ku bwanyu. Nshimishijwe no kuba turi kumwe namwe kandi mwishimiye iki gikorwa cyabayeho. Namwe Imana ibishimire. Nkuko mwishimiye uyu munsi mukaba mwicaye hano, namwe Imana ibishimire mu izina rya Yesu Kristo. Ndashimira mama Irankunda. Mama Irankunda, Imana iguha umugisha. Haleluya. Ndagushimiye kubwo kudukunda. Ndashimira abantu bateguye iby'amafunguro twafashe. Reka aho bari bahaguruke. Reka muhaguruke. N'abariya b'inyuma mwese muhaguruke. Ndabashimiye mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibaha umugisha. Ndanezerewe. Reka dukomere Imana yacu amashyi mu izina rya Yesu. Ndagukunda sheri. Yesu ashimwe cyane. Pastor agihagaze aha ngaha nagira ngo bazane impano yacu tuyimuhe. Abana bacu batambuke. Muze hano duhe papa wacu impano. Debora Eza, Siza nziza. Bana mwese turi kumwe mu rugo muze.
muze duhe papa wacu impano. Bagira ngo protokole aturebere hari impano. Ndasaba mama Clinton na papa Clinton nabo baze. Haleluya. Rero pastor, turagira ngo iyi mpano umenye neza ko ari impano y'urukundo. Yaba ari nini cyangwa ntoya, ariko yavuye mu mutima ugukunda cyane. Haleluya. Igihe cyose uzajya ubifite ujye uhita ubyibuka, menye neza ko tugukunda nk'umuryango wawe. Tubana nawe buri munsi, utwerera imbuto, turagukunda. Niyo mpamvu twatekereje ngo dushake impano tuyiguhe. Amina. N'abizera bose twese twafatanije, ndagira ngo nsaba abakuru b'itorero nabo baze. Ikintu kirimo aha ni ikintu kiremereye. Cyangwa se abakuru b'itorero barimo mu Makeri, Mamera Nkunda, Edward, mutambuke hano. Amen. Harimo n'abandi bataje kubera imirimo. Hari abandi bataje kubera akazi, batabashoboye kubona uruhushya, abasigaye ku mirimo, abaraye bateka, bamwe bananiwe kuza. So rero abahari mureke dufatanyirize hamwe duhe umushumba wacu impano. Amen. Mwigire hafi rero tuyimuhe. Amina. Dushimiye Imana kubw'umubyeyi mwiza Imana yaduhaye, udukunda, utwitaho, utureberera umunsi ku wundi. Imana iguha umugisha mushumba wacu kandi mubyeyi wacu. Amen. Kadukomere Imana yacu amashyi. Niba hari n'undi ufite impano, mbonye n'umubyeyi wacu azaniye mwiye. Hari n'izindi zikiza. Muze mushumba, ngwino mubyeyi wacu, ngwino wafatanye agafoto n'impano yawe wamuteguriye. Amina. Imana ishimwe cyane mu izina rya Yesu. Mamera Nkunda arashaka ke kumwe. Amashyi menshi ku Mana. Amen. Imana ibaha umugisha. Amina. Munyemerere twakire mama Keri ashima Imana. Nashimwe. Dushima Imana kuri uyu munsi umubyeyi wacu agize anniversaire y'imyaka 40. Dushimye Imana kuko ari we yahabaye. Uyu munsi nanjye rero namugeneye impano, ariko nyigeneye na poso. Iyo umushumba yamaze kwifata, iyi ni ya poso, ariko twese turi bamwe. Uyu munsi bumve ko mbakunda, nibaza bicara bumve ko, nibazireba bumve ko ari zo nabahaye nabageneye kuri uyu munsi, ko twabanye kera bajya kubana. Uyu mubyibuho mubona umushumba afite ni Sara wawusabye. Naramubwiye nti se uwo mukunzi uhereye kuki, kuko namwiyumvagamo ndamwegeranye, ndamutinyuka, ndamubwira nti mbwiza ukuri, ugiye gushakana na Christophe? Ngwiye. None se biti? Ati nanjye sinzi ko byaje. Ariko nasabye ibimenyetso. Mushumba, ntugire ngo iki kimenyetso ubu munini ufite ni ikimenyetso umudamu wawe yasabye. Kyo yari muto, abantu bamuzi dutangira inkogi y'amahoro, yari muto, dukoma ku ngoma dukicara ku mukeka, yari muto. Ariko arangije aravuga ngo niba ari Imana yabivuze ko tuzagendana,
akambera ukuboko, kuko Imana yaramubwiye ngo uyu niwe nguhaye, muzagendana mu rugendo, ntazagusiga, muzazamukana mutererana imisozi, ntabwo azigera agusiga n'umunsi n'umwe. Arangije aravuga ngo niba ari Imana yabivuze koko, hari ubwo byashoboka ko amarangamutima aza, ariko ngiye gusaba ibimenyetso. mubyibushye Ni mubyibushye, ndabyibutse ndicara nkabi, twari turi muri sare, ndabimubaza, arambwira ngo ngiye gusaba ibimenyetso. Bagiye mu ivugabutumwa hanze, agaruka ndavuga ni yewe ibi ni ibiki, ariko muningiye mu mutima kuko twe turi bizanye na poste, ningiye ndavuga ndi by'Imana yavuze irabisohoje. Nshimye Imana kuko Imana ivuga ni ijambo ivuze ridahera. Ibi byose mubona umugambi wanyu nta wawivangamo, kuko umugambi ni uw'Imana, kandi Imana izabubakira, kandi muzasazana neza, n'ukuri muzasazana neza. Imana ibaho umugisha. Nawe naguteguriye impano, uzuyireba uvuge ngo uyu ni wa mwana twareze twahohange. Imana ibaho umugisha. Murakoze cyane. mukomera amashyi bamera nkunda. dufite Imana itabarabayo itagombeye amaboko. Si ubu ngubu twaba tuyibonye, n'ejo bundi twarayibonye, nta muntu wazanye amashyi. ubutabazi bw'Imana nagari nk'ubw'abantu, gabanyaho gato. niyo mpamvu njye nkunda Imana ya Yesu, niyo mpamvu njye nikundira Imana. abantu bazici kwicayeho, ariko ntabwo bazici kwicayemo. abantu niko bateye, nimuve ku bantu murebe Imana. abantu niko bateye, nimuve ku bantu murebe Imana. tinya umuntu ukwima amazi, tinya umuntu ukwima amazi yo kunywa, yarangiza akayamena, reba umuntu mwasangiye akabisi n'agahiye, reba umuntu musangira akabisi n'agahiye, kwa ikosa rimwe gusa aba yumva ukwiriye gupfa, abantu niko bateye, nimuve ku bantu murebe Imana. nta mashinuza we. abantu niko bateye, nimuve ku bantu murebe Imana. kwaruka Imana duhagararaho, mw'abantu mwe, kwaruka Imana tubundikira, naho ubundi tuba twararangiye, igiturinda abapagani, igiturinda n'abazima babi, naho ubundi tuba twararangiye, dufite Imana. nta muntu wazanye amashyi muri iki giterane. twaba tuyibonye, n'ejo bundi twarayibonye. ndabesha rata, n'ejo bundi twarayibonye, kuko Umwami Imana izanabarawe, nicyo gituma njyewe ntamwara, kuko Umwami Imana izanabarawe, nicyo gituma njyewe ntamwara. mu maso hanjye hagakomera nk'urutare, mu maso hanjye hagakomera nk'urutare. igiturinda imigambi y'icakura, buri munsi uko bwije n'uko bukeye, niyo mpamvu tudashiraho. soma kuva 15:16, hari ijambo rigira riti
nuko imana hari ibyo yashunjaritse nk'ibuye ibikoresheje ukuboko kwayo gukomeye naho ubundi tuba twararangiye naho ubundi tuba twararangiye naho ubundi tuba twarapfuye pe nuko imana hari ibyo yashunjarishije nuko imana hari ibyo yashunjamishije naho ubundi tuba twararangiye naho ubundi tuba wararangiye iyaturokoye rwa rupfu rukomeye rutyo umva iyaturokoye rwa rupfu rwari rukomeye rutyo iyatwirukanye ni ukuri cya gihe n'uyu munsi ni igumi kwimane mushumba n'ubu ngubu igumi kwimane n'ubu ngubu igumi kwimane mushumba wanjye ikurindisha amaboko akomeye nk'uko cya gihe yari yabigenje ndapfuye n'ukurwe nk'uko cya gihe yari yabigenje iguhuze n'umunyamugisha wawe nk'uko yosefu na mose babigenjerejwe iguhuze n'abanyamugisha bawe maze bagenda bakurira mu bafarawo maze bagenda gukurira mu misiri ifite imana umva itabara bayo itagombeye amaboko si ubu ngubu gusa twaba tuyibonye n'ejo bundi twarayibonye ndagusengeye muri aka kanya umva ndagusengeye muri aka kanya nguhure n'Imana nta muntu uri kunyumva we nguhure n'Imana iby'Imana tugambiriyeho Imana ibisohoze iby'Imana yakugambiriyeho Imana ibisohoze ukeneye umuntu umwe n'ukeneye babiri n'ukuri kw'Imana ukeneye umuntu umwe n'ukeneye babiri mushumba umwe uturuka ku Mana umwe uturuka ku Mana rataro mutagatifu umuze n'umugisha wanjye hamwe n'inshuti zanjye nkeneye ijambo rimwe gusa umutima wanjye urabona gukira ni wowe nkeneye ni wowe nkeneye umva umutima wanjye urabona gukira dufite Imana itabara bayo itagombeye amaboko si ubu ngubu gusa twaba tuyibonye n'ejo bundi twarayibonye dufite n'ukuri kw'Imana itagombeye amaboko umva si ubu ngubu twaba tuyibonye n'ejo bundi twarayibonye kararangiye disi nize mve mu kibindi koresha itegeko mana koresha itegeko ibintu bisobanuke koresha itegeko maze ibintu bisobanuke umwami wanjye Yesu yakoresheje itegeko ageze mu muryango shiramo amavuta namwe nawe mwa barimo kurira babuze uwabahoza ako kanya Yesu yakoze igitangaza amusubiza nyina amusubiza se baramugaburira ako kanya barishima kubw'igitangaza Barotoromayo isi yari yaramwizingiye
yajyaga ku muhanda agiye gusabiriza uwamuhaga ibuye ntiyamenyaga ngo nibuye igiceri kitabara ntiyamenyaga ngo nikiba inote yavuye ku gihe ntiyamenyaga sina habari kubera ubuhumyi kubera ubuhumyi ubukwe muri karitsiye ubwo ntiyabutahaga kubera ubuhumyi umva ariko Yesu amukozeho ibintu birasobanuka barumirwa baratangara bifata ku munwa birabayobera kubera ijambo ryiza Yesu amuvuzeho koresha itegeko munyikiza muri iyo korasi yonyine ibintu bisobanuke maze ibintu bisobanuke hari umuntu Yesu yakijije nanjye ubwanjye biranangaza 38 ari ku gisasiro Yesu ahageze amenya yuko ayihamaze aramubaza ati urashaka gukira kubw'uburwayi disi ntiyamenye bari kumwe aramusubiza ati nkiza bantangamo abafite abakire bahita bantangamo ariko njyewe nukuri nta muntu mfite ako kanya Yesu aramusubiza nonaha haguruka wikorera uburiri bwawe nta muntu wazanye amashyi muri iki giterane ariko mwabantu mwe muri Bibiliya hagaragara uwitwa Kuro umuvugaho haba umunyamavuta uvuga yuko uzamuka imbere hataringaniye ukaharinganiza inzugi z'imiringa uzazimenagura ibihindizo by'ibyuma uzabicamo kabiri Kuro arakomera we amashyi koresha itegeko ngo ngwiki muri iyo korasi mwana koresha itegeko maze ibintu bisobanuke natwe utegetse twava mu gisuzuguriro ugategeka karande zigapfa ku buzima bwacu ingumba nayo igashira imugongo umukene nawe agaseka nk'abandi bana n'izindi mpinja nawe yavukiye amezi 9 wategeka mana agahindurirwa amateka amashyi ntuzawe cyangwa uba wisoke sinzi Imana nawe ibi bikunezeza haba n'umukobwa cyangwa se umusore yaraheze iwabo nukuri yaragumiwe kandi ukabona nta n'ubukwe bateganya ukibaza iherezo ry'ibyo bintu ndakwinginze Mana yanjye utegeke nyikiriza ntuzawe mana iyi bintu bisobanuke ubu ngubu mwakagombye kwishimira ubwiza bw'Imana buri ahantu kubita karabe hari ikindi Imana yanjye shaka kukubwira ukibaze nanjye ukinsubize ni gutuma umuntu agira amazu 4 5 ugasanga undi nta n'akazu k'ibyondo yihishamo igihe imvura yaguye hagahora yimuka n'akarago hagahora yimuka n'akamatera tegeka Mana nukuri birakumvira koresha itegeko Mana koresha itegeko ibintu bisobanuke Imana ikoresha itegeko muri iki giterane Mana guha umugisha koresha itegeko Mana nubawe bakubonewe data we karabe yamashi koresha itegeko ibintu bisobanuke Imana bankurira w'igisuzuguriro koresha itegeko Mana abantu bawe bakubone ibintu bisobanuke koresha itegeko maze ibintu bisobanuke
ariko muraha Imana amashyi cyangwa muri guturaguritsa utugori? Twagiye tuyaha abantu badukuzaho, tubahaye impundu batuvugiriza induru, ariko ayo nabi ari ay'Imana yakome nta kibazo. Mubwire nikoresha itegeko cyangwa ibyihorere mugume mufinini. Ukuri kw'Imana muri iki giterane, Imana yakwe mudatuma afashwa, kandi murabizi sinjye mvuga amagambo menshi. Umwami wanjye haleluya, mumukomera amashyi. barimo kurira, barimo kurira, barimo kurira, babuze ako kanya. Mutera kuvuga amagambo menshi, mumukomera amashyi. Amina. Inose yatuma abantu bavuga amagambo menshi rwose. Haleluya. Imana imuhe umugisha Inosa. Ndashima Imana. Ndashima Imana ko Imana yarinze itorero iyi myaka yose 3, uyu wari uwa 4 tumaze tudaterana, ko twabaye bazima. Mu by'ukuri hari umukristo wo mu nkuge y'amahoro wapfuye? Mubwiza ukuri, mu bantu muzi bacu dusengana twari kumwe mu murimo, hari uwo wapfuye? Hari uwatashe? Nibyo mvuga, ntawe. Amen. Kandi abantu benshi barapfuye muri iki gihugu. Abantu barwaye corona barapfa, barwaye malaria barapfa, abandi bagize accident barapfa, abandi bahuye n'ibibazo bitandukanye barapfa. Ariko ndashima Imana, kandi iryo ni ijambo Imana yari iratubwisezeranije mu mwaka w'ibihumbi 2020. Nibwo bwa mbere kuri veye twateranye, kuri 2019 nibwo twateranye, na 20 twateraniye mu rugo. Ariko Imana iratubwira ngo nta muntu wo mu nkuge y'amahoro n'umwe uzapfa. Haleluya. Ijambo Imana yavuze yararirinze. Suko tutarwaye, suko tutagenza ingendo ndende, suko tutagize ibituruhije, ariko Imana yaraturinze twese. Amen. Utabyumva nuko atarabireba, ariko jewe narabibonye aho abantu birirwa bashingura. Haleluya. Kwavugana n'umushumba ngo nagiye gushingura umukristo, kabano nagiye gushingura umukristo, ariko aposo nta mukristo wo mu nkuge y'amahoro wapfuye mu myaka 3 yose ishize. Bose bagiye mu nsengero zo bagiyemo ni bazima, abahamanye natwe hano babaye bazima, nta wapfuye. Myaka 3 mu itorero nta muntu waguhamagaye ngo ujye gushingura, ni ikintu cy'igitangaza. Haleluya. Twebwe rero nzi neza ko Imana yatugiriye imbabazi, Imana yaraturinze, Imana yabanye natwe, Imana yacu nishimwe. Haleluya. Ikindi kintu nshima Imana nanone, ndashima Imana yuko twabonye aho duteranira ku cyumweru. Tumaze igihe dutekereza gukora bino bintu, ariko ntibyemere. Nasenga Imana nkayibwa, ariko Mana tuzaterana dute ngo banze ugende ukora umurimo nkubwiye gukora, ibindi nzabyikorera. Genda ubanze wigisha abantu kubaka igicaniro, genda mu matorero atandukanye wigishe abantu kubaka igicaniro cyanjye, ibindi jewe nzabyikorera. Uwo murimo tujyamo turawukora ahantu hatandukanye, kandi Imana yagiye ikora ibintu byiza. Hari ubuhamya bwiza bw'imirimo Imana yakoze. Haleluya. Ariko ejo bundi nta byumweru 2 biracaho, nibwo twabonye amakuru ko tugomba gutangira guterana ku cyumweru. Imana icinzira, Imana ishiraho inzira. Turakwakiriye mushumba, tambuka hano imbere. Tambuka hano imbere mushumba, ukwicara inyuma. Turakwakiriye mu izina rya Yesu, twishimiye gukubona. Abakozi b'Imana, evangelist Kwizera, haleluya, mumukomera amashyi. Kwizera nawe araje. Ariko Mana yanjye, tambuka muri iriya ntebe mushumba, mutambuke mwicare rwose.
haleluya nezerewe Imana kubabona kwize urakoze kuza ubwo ntabwo uzi ukuntu binkoze ku mutima buriya wowe ushobora unkoreye ka surprise kandi keza haleluya Imana iguha umugisha urakoze kuba uri aha ngaha byongeye kunshimisha cyane avuze ati reka agende ndebe post byatangiye ibyo ari byo Yesu ashimwe cyane utaricara rero utararuha cyane banza wegera ameza n'umushumba muzanye mugende mwegera ameza mu izina rya Yesu kozi w'Imana tambuka rwose wigire hariya hirya turasaba mukozi w'Imana Papa Clinton n'abakuru b'itorero mwese ko mwicareho mutambuke namwe mugende mujye ku meza protokole ndagira ngo mfashe kano kazi sindi buyobore ngo nanakore service amen rero nari ndimo nshima Imana ndabasaba kugira ngo muryoherwe kandi munananyumve kubera ko amasaha ari make ndashaka agiye gusoza ibyanjye hasigara ibyanyu amen kandi buri muntu ararasa ku ntego gahunda zose z'uyu munsi turazihutisha kuko twihaye igihe muhaguruke mujye ku meza irankunda haguruka iradukunda haguruka ndakwinginze mu mwami Yesu Imana ishimwe cyane nari ndimo nshima rero ko Uwiteka atugiriye imbabazi akaduha aho duteranira kandi Imana izakomeza kutugirira neza izakomeza kubikora icyubahiro n'icyayo ikindi ndimo ndashima abakozi b'Imana dukorana umurimo abakozi b'Imana barimo umushumba wacu Pastor Christophe ndagira ngo nkubwire ko ngushimira uburyo wahagaze muri uyu murimo neza uyu mushumba yahagaze muri uyu murimo neza ni inshuro nyinshi numvaga bindambiye nkumva binciye intege nkumva binduhije nkumva bimvunnye akambwira ati komera 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 byiza biri imbere ibintu bizemera haleluya agakomeza akamfishigikira kandi agakorana n'imbaraga ze zose ntiyiganda ku murimo w'Imana kuva mubonye ntabwo ajya yiganda ku murimo w'Imana ntakora umurimo w'Imana yitotomba ntakora umurimo w'Imana yiganyira iyo yagiye mu murimo w'Imana ukora neza yaba ari burye cyangwa ari burare yaba ari bubwirirwe yaba ari yambaye neza cyangwa yambaye nabi we akora umurimo w'Imana neza atiganda iyo tuba tutarya tuba tugukomeye amashyi ariko turaza ko yagukomera haleluya yewe ndashima Imana yuko Imana yakumpaye muri uyu murimo tujya gushakana Imana yarambwiye ngo ngiye kuguha umuterankunga yes irambwira ngo ntago ari umugabo wawe gusa ahubwo ni n'umuterankunga wawe rero ndabibonye jewe hari igihe mba nzarira mu rugo nkaza nkasanga yaje hano Pastor Bishop Desange ne wambwiye ati ariko ufite umugisha ti kubona umugabo wagutanga ku rusengero ugasanga hari ibyo yakoze Yesu ashimwe cyane rero jewe biranshimishije cyane ndashima Imana yuko ari umushumba mwiza n'umushumba mwiza dukoranye umurimo w'Imana imyaka igiye kuba 10 n'ingahe ari 14 kuva dutangiye umurimo ku munsi wa mbere twarawutangiranye Bishop twarawutangiranye tutarashakana yari umwe mu bakristo ba mbere twatangiranye umurimo ku munsi wa mbere hari kuwa kabiri ku itariki 20 mu mibyizi akubita ingoma niwe wakubitaga ingoma twari dufite akagoma kangana gutya nk'iyi microphone akakajyaho pupupupu haleluya umuntu batamuzi baraza kumumenya narirarenga Yesu ashimwe cyane abantu bari online bose baraza kumumenya line konzi ko itari bucike vuba
iyi layini iracika vuba Mr. Jo ntabwo icika vuba ino Imana iraza kubikora neza mu izina rya Yesu. Ni umwe mu bantu nshimira mu buzima bwanjye, Imana yampaye uyu murimo kugira ngo ukore neza. Haleluya. Twagiraga ibibazo by'abacuranzi agacuranga, tukagira ibibazo by'ababwiriza butumwa akabwiriza, twakenera abasengera abantu akabasengera, twakenera abajya gushingura abantu akajya kubashingura, ibintu byose akabikora. Haleluya. Mbere y'umugisha Imana yarambwiye ngo azagusindagiza, ngo azagushigikira ngo usoze umurimo wanjye amahoro. Iryo jambo Imana yarimbwiye ndi muri Kenya mu giterane. Ntacyo mwihangane mu bireke ibiryo. Amina. Nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Narabibonye ko ijambo Imana ivuze irisohoza. Wowe niba ari ijambo Imana yakubwiye rikomereho, riracyari rizima nubwo ryatinda. Uritegereze kuko kuza ko rizaza. Amen. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Rero ndamushimira Imana kandi nawe ndamushima Imana yo mu ijuru imuha umugisha kubwo guhagarara mu murimo w'Imana neza. Nari ndimo mvuga ngo abandi bantu nshima ni abakuru b'itorero. Hari abakozi b'Imana, abakuru b'itorero Imana yaduhaye kugira ngo dukorane uyu murimo. Namwe ndabashimira, mu kanya ndaza kuberekana online, ariko mu mwanya wo kuberekana uraza kuba muto, ariko reka mbavugeho amagambo. Amen. Ndashimira Imana kubwa Mama Irankunda. Mama Irankunda ni umwe mu bantu twatangiranye itorero ku munsi wa mbere. Umunsi wa mbere zari tariki 20 z'ukwezi kwa 10 2009. Na n'ubu turacyari kumwe Mama Irankunda. We ntabwo ushobora kubimenya rero. Jewe n'Imana nitwe tubizi. Yesu ashimwe cyane. Ufite intebe ikomeye mu mutima wanjye kandi no mu mutima w'Imana. Ntazagira abazimu bagushuka. Haleluya. Kandi warabatsinze, abo ubu babaroroshe. Abacyagiye nibo bari bakaze, ariko abo ubu baroroshe ndabizi ko batagushobora. Rero ndagushimiye cyane mu mwami wacu. Imirimo wakoze muri uyu murimo ni myinshi. Haleluya. Niwe muntu ujye udutegurira igaburo ryera buri gihe cyose kuva dutangiye itorero. Niwe mudiyakoni utegura igaburo ryera no kugeza uyu munsi. Imana iguha umugisha, turagukunda kandi turagusengera. Ndashimira Mama Keri. Mama Keri nawe ni umudiyakoni twatangiranye umurimo, nawe turacyari kumwe kuva igihe twatangiranye n'uyu munsi. Turacyari kumwe, adufasha amaboko, aradushyigikira, aradusengera abana natwe. Haleluya. Mana yanje Mama Keri, uri umuntu ukomeye mu mutima wanjye. Haleluya. Ngiye nibuka imirimo yose wakoreye Imana nkayikusanya nkabona insumbu burebure, kandi na n'ubu aracyakora. Ni abantu badufata mu maboko, badushyigikira, batanze ibyabo ku bw'uyu murimo, no kuba n'ubu turaha babifitemo uruhare. Imana ibaha umugisha. Ni inshuti nziza zitari za zindi zizanwa n'ibiryo. N'igihe byari bidahari, n'igihe hari bidafatika, babaga bahari. N'igihe habaga hari igisuzuguriro ubona arababonaga. Imana rero ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Mwarakoze cyane guhagarara natwe Mama Keri. Amen. Ndagira ngo nshimire umuryango wa Claude Rwaburindi, ugizwe na Mama Clinton na Papa Clinton. Nukuri turabashimira. Murabavandimwe beza, murabakozi b'Imana beza, mwadufashe mu maboko, mwaradushigikiye. Je ndibuka njya gukora ubukwe na pasiteri, naramiye kwa Papa Clinton. Baranyarika, bamfata neza, bakajya bangaburira imigati isize za ntuza za chocolate, za shokora.
twagiye gukora ubukwe meze gutya abantu bandeba ngo ariko uriya mudamu buriya ntatwite kweri ukuntu abyibushye n'ukuntu angana nzira abatwite nibo babyibuha bonyine. Yesu ashimwe cyane. Naho papa Clinton yamfashe neza n'urugo rwe ntago bishobora kumva mu mutima no kugeza uyu munsi no kubona turimo kwiyakira hariya. Mama Clinton yabigizemo uruhare 99. Yaraye yicaye na n'ubu agihagaze kugira ngo umurimo w'Imana ukorwe neza. Buse navuga iki nkareka iki? Mwambereye umugisha, ari itorero mwaribereye umugisha, ari urugo rwacu mwatubereye umugisha, nanjye ubwanjye ku giti cyanjye n'abana bacu mwatubereye umugisha. Imana ibaha umugisha, Imana ibagire neza ntituzabyibagirwa. Haleluya. Tagira ngo nshime Edward ni umugabo tumaranye igihe kinini mu murimo w'Imana. Abandi bagiye batuvaho bakabona ngo tudashinga, ngo bakabona nta kigenda, ngo bakabona dusenga nabi, ngo bakabona impamvu nyinshi ngo tudakijijwe, ariko Edward ahamana natwe. Ubupagani bwacu bwose arabwihanganira. Urumva? Haleluya. Kuko abandi bavuga ko tudakijijwe. Amen. Ariko jewe nzi neza ko dukijijwe kandi nzi neza ko tugendana n'Imana. Ibyo bavuga babiterwa no kudahishurirwa no kudasobanukirwa umugambi w'Imana. Buri gihe cyose iyo umuntu ari mu mubiri abona ibyo ukora wowe uri mu mwuka ari ubupfu. Niko Bibiliya ivuga ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu, ariko twebwe kubakizwa n'imbaraga z'Imana. Hari ababonaga rero gukorera Imana kwacu, kugendana n'Imana, kumvira ijambo Imana ivuze ari ubupfu, bakavuga ati buriya ubupfu bwa specioza nta muntu wabushobora. Ariko ndashimira Imana, Edward yabanye natwe, ayobora department y'abagabo, tubana mu murimo w'Imana no kugeza uyu munsi tukiri kumwe. Turajya ngo tugushimire Edward. Ibyo byose turabimenya, tubiha agaciro, biri umutima wacu. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndashaka gushimira Thomas, Imana iguha umugisha. Thomas nawe numwe mu bagabo bahagaranye natwe kuva cinjira mu itorero no kugeza uyu munsi tukiri kumwe. Turababarana, tukaho tugiye hose tukajyana nawe, twakwimuka tukajyana nawe mu murimo w'Imana, tukaba turi kumwe nawe. Ibikorwa byo kubaka umurimo w'Imana bya bihari biriho, akitanga agakoresha n'amaboko ye n'amafaranga ye n'urugo rwe. Imana iguha umugisha Thomas, tubiha agaciro cyane ibyo ukoze mu bwami bw'Imana. Haleluya. Umunyamakuru Mr. Jo ari he? Oya, turaza kubivuga haje. Yesu ashimwe. Amina. Ndagira ngo nshimire abaprotokole mwese barimo Linda, nubwo utaruherutse kuboneka, ko ni impamvu tuzi, ntabwo ari uko waretse Imana cyangwa waretse itorero, ahubwo turabizi. Abantu barimo Edisa, abantu barimo Denise, turagukunda cyane. Denise ni umwe mu bantu badushigikiye mu gihe cya corona. Ntitwajya ku murenge kujya gusaba ibigori n'ibishimbo. Haleluya. Yahagaranye natwe mu buryo bwose bushoboka. Turagukunda, turakwibuka, turabizi neza, turagukunda. Imana iguha umugisha mwinshi. Haleluya. Ariko abakristo bo mu nkugi y'amahoro ugiye navuga nka sozi, nabivuga nkabirangiza, ntabwo nabirangiza. Ndashimira abaramyi bo muri iri torero, ndashimira abacuranzi bo muri iri torero. Haleluya. Ndashimira abakristo mwese, ndashimira abizera mwese bo mu nkugi y'amahoro, uruhare mukora, ubwitange bwose mukora. Amina. Imirimo yose mukora mwitanga, ba dini ya mwese ukuntu mwitanga, Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Aho tugiye baragenda, n'udafite itike akagenda n'amaguru, ariko bakadusangayo. Ntibatureke ngo tube twenyine. Amina. Haleluya.
Juliet, Imana iguha umugisha. Kwigomwa kwawe no gukunda umurimo w'Imana nibyo bitumye utakazi uraza. Imana iguha umugisha. Benshi bamwe bari mu kazi byabananiye kuza, ariko abataye akazi mukigomwa mukaza muri iminsi y'imibyizi kugira ngo twishimane. Turabashimiye cyane. Joe, twagira ngo dushimire umunyamakuru Mr. Joe. Haleluya. Urabizi imyaka tumaranye dukorana umurimo w'Imana. Urabizi ukuntu wadushyigikiye kuyoboka Mana TV. Amina. Nukuri Mr. Joe ni umukozi w'Imana. Ntago ari umunyamakuru, ahubwo we ni umukozi w'Imana. Iyo twabaga tudafite amafaranga ntibyabuzaga Mr. Joe kuza. Twabaga tudafite itike yo kumuha ntibyamubuzaga kuza. Ibiterane twateguye, ibintu byose byabaye, gahunda zose akaza akadutungura, akadufata ibiganiro, akavuga itorero ryacu neza, akavuga abakozi b'Imana neza. Niwe muntu, nicyo kinyamakuru, niyo televiziyo ya YouTube njya mbona itabaho abantu bavuga ubusa. Abandi baragenda bakabona views ariko zuzuye ibintu ntamenye. Ariko Mr. Joe uyu namaze kumenya neza ko ari umukozi w'Imana. Arasize, vuga abakozi b'Imana neza. Ikinyamakuru cye kibaha abakozi b'Imana bavuga ijambo ry'Imana. Haleluya. Ibintu by'amazimwe n'amatiku ntago ndabibona kuyoboka Mana. Muri special mwarakoze gukomera mu Mana. Warakoze kurya bike byiza. Mumukomera amashi abantu batari bize. Imana izagushyigikire mu izina rya Yesu. Ikwihera aba subscribers, ikwihera aba viewers beza b'umugisha. Amen. Turagushimiye cyane mu izina yose yayoboka Mana TV. Imana ibaho umugisha, mukoze ibintu byiza muri iki gihugu, mushigikiye umurimo w'Imana, muvuga neza abakozi b'Imana, twumva ijambo ryo kuyoboka Mana rikadufasha. Imana ikugirire neza, Imana iguha umugisha cyane mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndagira ngo mumfashe dushimire Bishop des Anges kuko yabirebye akareba ko tudakwiriye kubaho tudafite aho duteranira ku cyumweru, akavuga ati ni muzi. Amina. None se twari dufite inshuti nyinshi, dufite nabo twabyaje ubutumwa benshi, babaye abashumba n'ababishop, ariko ntago wabona ukugirira imbabazi. Ngo akubwira ati amasaha yanjye ndayigomwa nyaguhe. Murumva igitangaza cy'Imana? Amasaha yanjye nagombaga guterana ndayigomwa, muze tuyateranane hamwe. Yesu ashimwe cyane. Rero uri umukozi w'Imana udasanzwe, kandi Imana yarakoze kuba waranciye mu maboko nkaba nsanze umwana wanjye, kandi umwana nkunda. Amina. N'igihe nikigera nkavuga ngo reka umwe ajya hano undi ajya hano, ntacyo bizabitwaye, azaba ari byiza. Kandi tuvuga ngo dukomezanye aha ngaha, bizaba ari byiza. Nta kibazo, twebwe turimo turakorera Imana, nta competition ihari, nta shyari, nta kibi. Kozi w'Imana amahoro. Imana iguha umugisha, wakoze kuza kubana natwe. Amina. Mahoro ni umupasitoro dukorana ku gicaniro cy'ubumwe bw'abashumba, turarana amajoro dusengana Imana, nawe turamukunda ku buryo mwitanga ku murimo w'Imana. Haleluya. Hari abavandimwe baje uyu munsi ntari nsanzwe nzi ariko namenye mu kanya. Amina. Turagushimiye muvandimwe, wakoze kuza. Imana iguha umugisha. Ahangaha waje iwanyu, ntago ari itorero wumva ngo ni ahandi, ahubwo ni inzu y'Imana y'iwanyu mu rugo. Turagukunda, tuguhaye ikaze. Imana iguha umugisha. N'undi munsi ujya uza kandi wisanzuye, ntukumve ko uri umushyitsi. Imana iguha umugisha, wakoze kubana natwe. Haleluya. Haleluya. Monica, Imana iguha umugisha, wakoze kwitabira gahunda. Nawe uri umugisha ku itorero, uri umwe mu bantu tumaranye imyaka n'imyaniko muri uyu murimo, uhagaze muri uyu murimo, warakoze kwihangana. Haleluya. Kwizera wakoze kuza. Kwizera asigaye akorera umurimo w'Imana
muri ADPR ngira ngo sibyo. Haleluya. Kandi byiza cyane kumva ko abana bawe barimo basenga aho baba basengera hose, nta kintu biba bitwaye. Cyangombwa nuko turimo gusenga Imana. Abashyitsi mwadusuye mwese mwiyumvemo ikaze. Jean Pierre wakoze kwitanga kubw'umurimo w'Imana, turagushimiye. Imana igumugisha. Pastor Martin, ariko urakomeza kwicara aho hantu kubera iki? Imana igumugisha mushumba, wakoze kuza, turakwakiriye, turakwishimira kandi turagukunda. Marite nawe tubana ku gicaniro cy'ubumwe bw'abashumba. Uwiteka kwiteho. Amen. Haleluya. Ubu rero munyemerere mvuga abanyacyubahiro baraha, kuko ndabona basa n'abahugutse. Abakozi b'Imana baraha ngaha mureba twatumiye ni abantu b'umugisha ku buzima bwacu. Namwe mwibaza impamvu aribo twatumiye kandi tuziranye n'abapasitoro barenga 1000. Tuziranye n'abapasiteri benshi muri iki gihugu. Ariko abapasiteri twatumiye nabo bita inkoramutima. Amen. Amen. Ndagira ngo umushumba Ntambara Emma ahaguruke. Apepere gutya iteraniro kubw'amasaha yakabaye anavuga anagira icyo atubwira, ariko mumukomera amashi. Ari kumwe n'umudamu we, nawe nahaguruka ibyo kurya babishize hasi, ariko ntabireke. Ntubireke. Mumukomera amashi nawe tumwashire. Umushumba Ntambara Emma niwe utuyoboye ku gicaniro cy'ubumwe bw'abashumba. Amen. Niwe muyobozi wanje. Turamukunda uburyo atuyobora, kandi n'inshuti. Iyo yagize ibirori araduhamagara, natwe twagira ibirori. Mu byiza no mu bibi byose turafatanya. Tumarazimye imyaka myinshi muri uyu murimo tugendana dushyigikirana. Ajya no gushaka uyu mukobwa mureba mwiza, ni mu itorero ryacu niho yamwerekanye bwa mbere. Haleluya. Byibagirwa dufitanye amateka menshi. Warakoze kutatuvaho ukadukomeza. Abenshi bagira gutya bigacanga bikanga, ariko turashima Imana ko wakomezanyije natwe. Haleluya. Haleluya. Ubu ngiye gusimbuka kuko hano hari umuntu udasanzwe. Abantu bari bazi Bishop Kazimiri Nyirimbirima murahari? Muramuzi? Yari iki? Mubivuge cyane ariko abantu babyumva ko ntamubahishaga. Niwe wari umubyeyi wacu mu buryo bw'umwuka. Hanyuma rero murabizi yuko yatashe. Kuva atashe twamaze iyo myaka yose tudafite umubyeyi mu buryo bw'umwuka. Tugasenga, nareba umushumba nkavuga ariko suriya ko mbona yitwara neza, abwiriza neza, hari icyo amfasha. Buriya ntiyaba we? Imana ngo wapi. Haleluya. Gutyo imyaka yose twari tumaze, twari imfubyi gusa. Twari turi abantu nyine tubana na Yesu n'Imana n'umwuka wera, ariko nta mujyanama, nta muntu udusengera, nta uduhesha umugisha ku Mana. Ariho rero abakristo benshi babayeho batyo. Babayeho gutyo ari imfubyi zo muri Kristo, bafite Imana n'umwana n'umwuka wera, ariko nta mujyanama bagira, nta mubyeyi, nta ubarekomanda, nta ubahesha umugisha. Baba we, ugasanga baraho gutyo. Ariko niba umeze gutyo ndagira ngo wikosore. Ushobora kubona umubyeyi muri iki gihugu. Haleluya. Rero turashima Imana ko Imana yaduhaye umubyeyi muri uyu mwaka ushize. Imana yaduhaye umubyeyi. Bagenzi araza kuvuga, ariko ndagira ngo haguruke, mutaza kuguma kumwitiranya natwe twese turi aha ngaha. Amen, amen. Yesu nashimwe cyane. Uyu mubyeyi wacu mureba niwe mubyeyi Imana yaduhaye. Haleluya. Twarabisengeye, Imana yarabimbwiye mu iyerekwa, ndangije nkomeza no kubibaza Imana, havuga ko icyo mbwiye nicyo kuri. Imana iki niko kuri. Haleluya. Giye ikintu cyantangaje nuko yaragiye abameze nkuko giyewe nifuza.
aba ameze mu buryo bw'umwuka nk'uko jyewe nifuza, nk'ukuntu nahamagawe, nk'ukuntu viziyo yo mu mwuka Imana yampaye imeze, naragiye nsanga birasa naho bigiye guhura neza neza neza. Ndavuga ngo rero iki kintu Imana ikoze ni Imana itibeshye. Haleluya. Kuko Imana kuguha umubyeyi udafite vision nk'iyo ufite birakurusha bikakuvuna. Hari igihe atumva ibyo urimo wumva, ibyo ureba ntashobore kubibona. Iyo adashobora kubibona ntabihesha n'umugisha. Ariko uyu mubyeyi wanje Bishop ndagukunda, simaze imyaka myinshi nkuzi, ariko mu myaka mikeya, mu minsi mikeya nkubonye, ari mu mutima w'Imana. Nabonye neza ko ari we mubyeyi Imana yantegereje kugira ngo izame. Haleluya. Imana rero iguha umugisha, turagukunda. Mukanya uraza kuganira n'itorero, ariko